Sia. Kana kaburi mwetunga kubita asuwa bike atakamana konje fresh kubitamo. Ikubita atman bayisoka muri kebo ikubita asuwa bari rabitse. Ndabona nantibuke gusa. Ndabona nantibuke yitwa na yindura. Ya yindura kubita yindari. Fasta na niyo. Wewe bizungu bava mwana. Wewe ni telefoni kuwe. Telefoni niyo. What the fuck? Hello love and haters. Ese iyo wifashe ukareba video yanjye utarakora subscribe ko nta mafaranga mba nkwatse wabinkorera? Ubu se kuri kunyima subscribe ari ideni undimo warinyishyura? Mujye muba abantu biniga. Reka twikomereze. Welcome back on the Mixer TV. Uyu munsi twagarutse kuri ya filime mukunda Ibanga series. Iyi nanone ni filime ikomeje kugenda ititiza social media nyinshi, aho iyi filime yo ishobora kurebwa n'ibihumbi 30 mu isaha. Urumva abo ngabo si abantu bake baba barebye iyi filime. Iyi filime nje gukura imbogamizi imwe gusa, mumbaza ati ese kukize filime zahagaze. Izi filime zisongera kwa prodingwa nyuma yo kwibuka. Iyi filime kandi nanone ikimara kwa prodingwa, iyi nanone kandi ni filime ikomeje kugenda ivugwaho n'abantu ibintu byinshi cyane. Gusa ntarakomeza ngo mbabyire ibijyanye n'iyi filime, reka nshimire umuntu wese wafashe umwanya agakora subscribe. Wow, ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe nka YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Like, Spotify n'izindi, ubu byoroshye. Watching time twazikubise hasi ziragura nk'inyanya. Ukeneye ko video zawe zirebwa cyane zikagira ama views menshi, duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp arizo 0798548213. Gira abantu benshi bagukurikira, isi kubere nk'umudugudu. Yagira abantu benshi bagukurikira, isi kubera nk'umudugudu. Niyo gahunda, aho ushobora kwandikira izo nimero ziri kuri WhatsApp, nanone bakahita bagutamo ama views menshi cyane, aba subscribers, aba followers, ama like ndetse n'ibindi mukeneye kubijyanye n'ama social media. Iyi filime rero irimo umugabo witwa Kiraman, ari we witwa Yannick, ariko ukaba narabasabye yuko niba ukunze izi video zanjye ukore like, ikindi cyihutirwa cyane ukore subscribe ndetse na comment umbwire ngo he ubuzima bwa Yannick. Narabukoze ariko ntago ndabwa prodinga, ndacyategereje ko mumbwira ko mubukeneye nka bwa prodinga. Gusa ni nabona comment imbwira ko mubukeneye ntago nzaya prodinga, ubwo nyine umwanya wanjye uzawupfuye ubusa. So iyi filime rero Ibanga irimo ibice byinshi cyane, yose nabona aho nyihera. Niba utarayireba, ntago iyo turagera kure nka my hit, iyo tugeze ku gice ndakeka ari cya 42 wagenda ukareba muri iki gihe yahagaze batari kugenda ba prodinga yandi ma video, andi ma projet, wagenda ukayireba ukaba wakora subscribe, kuko iyi ni filime nziza imeze neza cyane nka my hit. So niba warakunze ga filime rero nka my hit, ukaba warakunze filime nk'ivuzi, ushobora kugenda ukareba Ibanga, ukabiri kuri channel ya Miss Nyambo. Uyu ni umukobwa nawe twagakwiye kumuvugaho, nuko mutama comment ngo mumbwira ati wagwani. Ariko n'uyu Miss Nyambo nawe mbafitiye amakuru menshi cyane kuri Miss Nyambo. Ese koko yaba ari mu rukundo nka Tsabi nkuko mubyumva? Ese koko yaba ari mu rukundo na Titi Brown ndetse n'abandi? Ariko kubera ko mutampa description ngo mbatemo izi video zose, naho ndaza uploadinga. Igikenewe rero ni comment yawe ntera courage, ikaba yatuma nkomeza gukora cyane, bashishikariza gukora share, like, comment, subscribe ndetse n'ibindi. Iyi film Ibanga aho ikinamo Kiramani akinamo role 2, hamwe ari twavuga ko akina ari nk'ikirara, ahandi akina ari nk'umwana wo mu cyaro nyine, umwana wo mu cyaro bakenye, ahandi ukabakina ari umwana wo mu bakire w'ikirara ufite ubwanwa. Izi nyine kugira bazikore babisaba ama makeup ya danger ndetse n'abantu b'ama design baba bazi gukora umuntu neza, gatandukana n'uwa mbere. So uyu munsi rero izi ndirimbo zikoreshwa muri my hit nazo mfite, kuko urumva ntago Miss Nyambo araza prodinga kuri YouTube channel ye ngo mbe nazishyiramo, ariko mfite akananga ariko muri kumva muri background y'iyi voice, niko muri kumva inyuma yanjye. Aka ni aka beat gose urumva ko karyoheye amatwi, ndetse
abantu benshi karatunyuze. So Miss Nyambo rero niba mukeneye ikiganiro kimuvugaho, ikivuga kuri Dr Nsabi, ikivuga kuri Kiramani, ndetse hari na video ejo bundi nabakoreye amahiti ya 281, uyikeneye wasanga link muri description cyangwa ukaba wasura channel yanjye neza ugakora subscribe. Miss Nyambo rero reka mbe mbashoneshaho gakeya, ni umukobwa uri kwiga umuziki ku buryo ejo bundi mushobora kumva yabatayemo aka voice ari mu muziki. Reka nze mbarobesheho gato cyane kuri video nzabaha butaha, noneho mite ngaruka dukomeza. Iyi ni video y'ubutaha, mushishikariza gukora subscribe kugira ngo uzabone iki kiganiro cya Miss Nyambo. Natangiye mbabwira ko ndi gushimira abantu benshi mwakoze subscribe kuri channel, ntimwibeshye kuko iyi channel inyuraho ibiganiro nk'ibi bivuga ku bahanzi, ndetse ukaba dufite n'umunyempano tuba turi gupromotinga witwa Shizo G, ukaba wajyana kuri channel ye ukaba wakora subscribe. Ndetse dufite byinshi byo kwa uploadinga. Icyo musabwa ni ukuntera courage, musiga ama comment, ama like, ama share, ndetse buriya iyo unkoreye subscribe ubaye umuntu w'ingirakamaro. Uyu Miss Nyambo rero ni umukobwa umaze kwiyubaka mu buryo bugaragara, kuko si abakobwa, kuko akoresha abantu bagiye batandukanye ndetse bafite amafaranga, kuko Kiramani murabyibuka ejo bundi nabakoreye ikiganiro, nubwo ntaracya uploadinga ejo bundi nagikoze cyerekana ubutunzi, ubuzima yabayemo. Ikintu rero busabwa no gukora subscribe. Gusa na Nyambo ni umuntu wifite, ufite amafaranga, gusa nyine kuba mutara siga comment ati dutemo, nicyo kibazo gituma tutayaploadinga, ariko projet yo ndayifite irahari, nkaba nzayaploadinga nabonye comment zimbwira ati ewana dutemo. Niba rero ukeneye kumenya byimbitse kuri Miss Nyambo cyangwa kuri Kiramani cyangwa kuri Dr Nsabi ukamumufana, ikintu gisabwa ni comment yawe gusa, nkabona ko ari abantu byibuse bayitegereje, nkahita na uploading umuzigo. So rero reka mbabwire nti ciao ciao, Imana ibarinde, kandi nawe wafashe umwanya wawe ugakora subscribe kuri The Mixer TV ntiwibeshye. Reka tuhure ubutaha, ndabashimiye. Imana mbanyisoka muri kebo ite yikubita hasi wallahi birabizi. Ndabona nantibuke gusa. Ndabona nantibuke yinutse na yindura. Ya yindura kubite indinari. Fata na niyo. Wewe bizungu bava mwana. Wewe ni telefone kuyi.